Yes, nanjye mbasuhuza muherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo. Yes, abari mu mujyi wa Kigali no mu ntara zose zitandukanye z'u Rwanda ndabasuhuza cyane. Nkuko bisanzwe ngende Weekles hano kuri Gasake TV show. Abari hanze y'u Rwanda, Malawi, Mozambique, Tanzania, Kenya, Uburundi, mwese ndabasuhuza cyane we. Niba uri muri Zambia ndagusuhuza cyane komera mwa wacoma. Nkuko bisanzwe mubizi yongeze hano kuri mikoro za Gasake TV show mbazaniye amakuru yizewe, amakuru mashyashya utari wumva ahandi hantu. Uyu munsi wakwibaza uti Weekles tuzaniye iki kuri Gasake TV show? Ndagira ngo nkubwire niba ufite inshuti yawe y'umupasiteri iherereye muri Zambia. Iyi nkuru nigucika yirebe neza cyane, urabure n'abandi bantu waba wizeye yuko bafite inshuti zabo z'abapasiteri muri Zambia. Wasanga ya nshuti yawe ariyo bakuye iryinyo cyangwa ariyo bakanze intoryi we. Nkuko musanzwe mubizi hano kuri Gasake TV show ntago tujya dutinzamo. Nkuko ndangiranye indirimbo murabyumva cyane, nangiranye indirimbo yitwa Warambabaje. Iyi ndirimbo Warambabaje ni inkuru ngiye kubabwira yambabaje we. Hano muri Zambia haravugwa inkuru y'abapasiteri b'Abanyarwanda barwaniye mu rusengero, baravutaguranya umwe hasi undi hejuru we. Abapasiteri b'Abanyarwanda, aba bapasiteri hano baratimbaguranye, barakubitanye. Abapasiteri hano muri Zambia rwose urusengero rumwe rwabo rw'Abanyarwanda bararwanye. Abapasiteri barwaniye mu rusengero harimo n'abakirisitu sha. Ibi bintu koko harimo umugani w'aba bahanzi bizashirara. Aha kuri Gasake TV show tukaba twibaza ni kuki mu rusengero hatangiye kugaragara ibibazo cyane. Iyi si ya minsi ya nyuma y'imperuka we. Aha ngaha noneho n'urusengero ruherereye kubazi muri Zambia mu mujyi wa Lusaka, aho bita mu Kiboria cyangwa se hafi yo mu Kiboria. Abapasiteri baragundaguranye, bararwanya cyane, intambara irakaza, abakirisitu barimo mu rusengero bayoberwa ibibaye bahaguruka bajya gukiza, ariko bibirendaguraga cyane, umwe hasi undi hejuru. Bibirindagura umwe hasi undi hejuru, umwe akubita undi kofa kuri iryinyo, undi ati nanjye intoryi ndazikanda ntago wangendana we. Murabizi cyane hano kuri Gasake TV show tubagezaho inkuru zizewe kandi zifitiye gihamya, ntago tujya dutangaza inkuru z'ibihuha, hano tubafitiye n'ibimenyetso. Ndaje ndabaha n'ibimenyetso mwirebero. Ndaje mbereka akavideo umupasiteri hasi undi hejuru bakubita ikofe, umwe akuramo umugeri, byago byari byoroshye. Kora subscribe, share, like, commentaire hano kuri Gasake TV show, tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Kora subscribe wirebera umupasiteri akubita undi kofe, gandagura kubita hasi hejuru, ibintu bitoroshye cyane. Twegereye abayobozi b'iri torero
twegera n'abandi bantu bose bari hafi y'iri torero batubwira ibyabo ariko ADPR Lusaka muri Zambia we ibaza abapasiteri bari inshuti ariko ubumwe ahaciye undi agiye kujya acisha umuriro ibaze sha nibyo koko ndabyishimiye cyane kuba muntumiye hano mukambira ko muri kuri live amazina benshi baranzi bakunyita Emmanuel Sabiki aya mashusho ari gukwiragira hirya no hino nibyo koko nanjye yangezeho angezeho mbasha no kugusa nkaho mbikurikiranaho gake usibye ko nyine bose batari kwemera gutanga amakuru ariko uru ni urusengero rusengeramo abakongomani abanyarwanda n'abarundi yego hagati aho ngaho rero akaba ari urusengero rwa Philippine Coast Zambia ariko rukaba rumazemo mu gice giherereye mu Lusaka hano muri Zambia akaba ari igice giherereye hariya aho bita mu Kiboriya hafi nyine y'umujyi wa Lusaka yego ubwo rero ikibazo gihari ni ikibazo kihamazemo iminsi ni ikibazo kimaze iminsi ndetse twavuga ko ari iminsi mikeya ni iminsi myinshi iramishamirana kubamo ariko icyumweru uko twabibonye cyangwa se uko turi kubona amashusho akwiragira hirya no hino byo byabaye akarusho kandi biba n'igitangaza yego ati babaye igitangaza gute burya iyo ibintu bibaye kuriya bikabera imbere y'imbaga nyamwinshi kandi haba harimo abakirisitu bari hagati ya 500 hafi n'igihumbi abantu benshi kugira ngo abapasiteri base nkaho bashamirana cyangwa se bakururana mu makote basunikana imbere y'abakirisitu cyo ni icyambere icya kabiri ikigaragara rura rusengero ubundi ni paruwasi ariko akaba ari paruwasi ifite iriho n'ikicaro akaba ari paruwasi iriho n'ikicaro no kuvuga ngo ni paruwasi irimo n'ubundi umudugudu ariko ukuntu hariya bimeze ngewe mbizi cyangwa se uko amakuru agenda atambuka no ku bandi hamaze ni ibice bisa nkaho ari ibice bibiri yego hari uhakuriye ari we bita pasiteri umushumba nyine bita Kereva bakaba bamwita pasiteri Kereva ubwo ni Kereva Karaveri bikaba bisa nkaho we yashyizeho ukwiriye guhagararira umudugudu uri muri iyo paruwasi atari we wagombaga kujyaho amushyiraho uwo bita Habyara yamushyiraho ku itegeko rye cyangwa ku bushake bwe yamushyiraho mbega ku itegeko rye cyangwa se kwa kundi urabizi wenda hari igihe umuntu iyo ari umuntu mukuru nyine avuga ati uriya ashaka ko ari we wicaha ariko abandi batabishaka igihe rero n'ubundi byajemo imvururu biteza akaduruvayo cyane bajya mu nama ntibabyumvikanemo baza gusa nkaho babitumbikiye aho ngaho nyine ku itegeko yego rero ejo bundi nyine bigomeza bizurungutana hazamo ikibazo noneho byinjira no muri korali korali rero yaragiye nayo komite yose ya korali iravuga ati imihoho turayitanze mbega turarekeye aho mushaka abandi bagomba kuhagararira ubuyobozi bwa korali urumva ni muri yanjyana n'ubundi yo kuba batumvikana kubera ko buryo korali nkuru ya paruwasi nayo yagezemo ibibazo nk'ibyo urumva biba bigeze ku mwisho mbega babigezeho nka kwa kundi ingunguru bayimena uri kuyivomera ikuzura mbega muri make iyo ibibazo bigeze muri korali rero korali isheshwe barayisesa gutyo noneho bagenda kandi cyangwa se igice kimwe kitabwiye abandi bapasiteri ubwo bakora icyo bita ngo bagiye gushyiraho komite ngo y'agateganyo
yego kandi mu by'ukuri buriya iyo bashyizeho komite y'agateganyo n'ubundi igihe bazatorera cyose n'ubundi niyo igomba kuzagumaho uko byagenda kose. Nge niko mbihamya ku mboni yanjye, simbizi n'abandi nimba ariko babibona. Rero babandi bandi cya cyiciro kindi ngo nabo bari babimenye yuko iyo komite yatowe izaba bari buyerekane mu rusengero. Yego. Ariko gatoya dusubiye inyuma, abo bandi nabo basa nkaho batumvikana n'uyu nguyu Claver Karaveri hamwe n'uyu yashyizeho bita Habyara. Ubundi umuntu ukunze kwigaragaza cyane n'uwo bita Pasiteri Jean d'Amour. Noneho hakaba hari n'umupasiteri bita ngo Sinkuru Rwondo niko bakunze kumuhimba izina. N'umupasiteri bita Kizima. Ariko bakunze kwita Zayiri. Ariko kugira abantu baze kubyumva neza, kunumva harimo akavuyo k'amazina y'abapasiteri n'ubundi bayobora bate mu rusengero nkuru, paruwasi yarigizwe ni wabisobanurira abantu neza, abapasiteri bose bayobora iki, bihagaze bite? Nyine urabona hari haje kuba ikibazo bagenda simbizi buriya uko nabivuga, bisaba umwanya muremure cyangwa ikiganiro kindi kugira ngo tuzase nkaho tubitondekanya. Hari abapasiteri benshi pe ku buryo niyo bicaye ku ruhimbi ubona ari abapasiteri bashobora kurenga nk'abapasiteri hafi 10. Ese aba bakirisitu ntibabanyujijemo ijisho? Ibaze kubona pasiteri wawe wakundaga wagusengeraga ugafashwa akubita undi kofi ryinyo risimbuka agandagurika hasi nawe atenga intoryi za mugenzi wa kanda. Yewe pasiteri we urambabaje. Ahari uwashaka yavuga ati sinzongera guhubuka njya gusengera ku bapasiteri bata. Aba bapasiteri niba ari bwisubireho, niba biragenda mutwandikire mutubwire hano kuri Gasake TV show. Aba bapasiteri ni ibiki? Ibi bintu biragarukira si hano muri Zambia gusa, tumaze iminsi tubona inkundurano y'abapasiteri n'abanyamakuru. Muri iki kiganiro twagerageje guhamagara umusesenguzi mukuru Rickson, ariko nimero ye ntiyacamo ntiyadufata. Nimero ye ntiyaciyemo, hari manza nawe yagiye kureba inkunduru y'aba bapasiteri. Ariko n'ayandi makuru turacyabashakira neza cyane, ndabagezaho 5 kwa 5 ugenda weekly kuri Gasake TV show.